Igitondo cyiza nanone muri kiganiro cyacu Matin, aho dusoma ijambo ry'Imana ryacu rya buri munsi. Ijambo ry'Imana risubiza intege mu bugingo bwacu, rikadusubizamo imbaraga, rikadusubizamo ibyiringiro, rikadusubizamo amahoro, rikadusubizamo amavuta ku bari bakamye, rikadusubizamo gukomera no gukomeza urugendo. Rikadushima Imana ku kiganiro cyacu Matin, hanyuma dusoma ijambo ry'Imana. Mwami mwiza, turagushima cyane ko uri umwami wacu kandi dukunda. Turagushimira ko no mu ntege nke zacu ushyirwa hejuru, ukaganiriza imitima yacu, ukatubwira ibyo wibwira, ukaducira inzira, kandi abacitse intege ukabasubizamo imbaraga, abacitse intege ukongera ukababwira ngo bana banjye ndi kumwe namwe, bafite imitima itenebutse ukabasubizamo ibyiringiro, abanamutse ukongera ukabaha amagambo y'ihumure, tukongera twese tukagira imbaraga zo gukomeza urugendo. Turakunze cyane muri iki gitondo kugira ngo uganire natwe mu ijambo ryawe, twumve icyo tubwira, kandi ijambo ryawe rize ryongere risane inkingi z'imitima yasenyutse, ryongere rizamure ikigero cy'ibyiringiro mu bacitse intege, kandi twe turushaho gusa nawe uko bukeye n'uko bwije, mu izina rya Yesu Kristo, amen amen. Uyu munsi turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya, ibice byaho 10, ndahera ku murongo waho wa 8. Zekariya ibice byaho 10, ndahera ku murongo waho wa 8. Aravuga ngo nzabahamagaza ikivugirizo mbateranye kuko nabacunguye, kandi bazagwira nk'uko bagwiraga. Nzababiba mu mahanga, bazanyibuka bari mu bihugu bya kure, bazabana amahoro n'abana babo, kandi bazagaruka. Nzongera bakure no mu gihugu cya Egiputa, bateranye bakure muri Ashuri, maze mbageze mu gihugu cya Galeyadi ni Lebanoni, ndetse ntihazabakwira. Azanyura mu nyanja y'umubabaro, akubita imiraba yo mu nyanja umuhengeri. Ha Nili hazakama, ubwibone bwa Ashuri buzacuka bugufi, n'inkoni y'umwami wa Egiputa izavaho. Nanjye nzabagukomerera mu Uwiteka, nabo bazagendera mu izina rye, niko Uwiteka avuga. Aya ni amagambo nifuza ko tuganira muri iki gitondo, amagambo meza arimo isezerano ry'Imana ku bantu bayo. Bati nzabana namwe, nzabagirira neza, nzabahamagara mu kivugirizo. Nzabahamagara mu kivugirizo. Hanini abantu njya mbona bakoresha ikivugirizo ni igihe uri guhamagara umuntu ariko ari kure yawe, ubona ijwi ryawe ridashobora kuhagera neza, hanyuma ugakoresha ikivugirizo. Naho ari ifirimbi iri mu buryo buri naturel, hanyuma ukamuhamagara, ukamwakura, akakureba, ukamurembuza, akabona ko hari ubutumwa umufitiye, akagaruka aho uri, hanyuma agatega amatwi ibyo wifuza kumubwira cyangwa se message umufitiye. Uwiteka avuga muri iki gitondo, akavugana natwe, akavuga ngo nzabahamagaza ikivugirizo mbateranye kuko nabacunguwe, kandi bazagwira nk'uko bagwiraga. Je vais les appeler, kandi ils vont se multiplier comme ils se multipliaient. Nk'uko bagwiraga niko bazagwira, nk'uko bari bameze niko bazamera. Uko ibyo bakoraga n'ubundi bizongera bijye ara normale, kugira ngo bazagura nk'uko bagwiraga, cyangwa se bazakora nk'ibyo bakoraga mbere, batarajya muri situation y'uburetwa, batarajya muri situation y'ububata, batarajya muri ibi bigeragezo bimaze iminsi bakamuramo imbaraga z'umutima. Bazagwira, bazakomera nk'uko bari bakomeye mbere, bazakora ibintu nk'iyo bakoraga mbere, bazakora ingendo nk'izo bakoraga mbere, bizagenda nk'uko byari bimeze. La situation va se normaliser. Situation izasubira ku murongo yahozeho mbere. Niko Uwiteka abahamagara, ababwira ati nzabahamagaza mu kivugiro, kandi mbatanye kuko nabacunguye, kandi bazagura nk'uko bagwiraga. Ibikorwa bizakomeza nk'uko byakomezaga. Ya des fois aho tugenda ugasanga neza ibibazo byabaye byinshi cyane, ku buryo umuntu asigaye yibaza, ese ubuzima buzageraho bugaruke ara normale? Ese ibintu mu by'ukuri bizasubira ku murongo nk'uko byahoze? Ese tuzongera tujye ku murongo nk'uko byari bimeze? Ari igihe ureba
maze iminsi ndeba amakuru iyo bari kubera muri Palestine na Israel, intambara iri kuba, aho abantu barwanira inyungu zabo, ariko hagapfa rezinosa, hagapfa abantu badafitemo uruhare, hagapfa abana, hagapfa ababyeyi, hagapfa abasaza ku mpande zombi. Kandi ntabwo mvuga ku ruhande rwa Israel cyangwa se ku ruhande rwa Palestine, ndavuga kuba ku mpande zose harapfa abantu rezinosa, harapfa abantu badafite icyaha bakoze, harapfa abantu badafite uruhare mu bibera muri politiki yo hejuru. Abo ngabo nibo bari victime, nibo bagwirwa n'amazu, nibo bari kuraswaho ibibombe n'ibiki byose. Ugasanga bavuga ati ese isi igeze he ko umwana w'umuntu akabije kwikunda? Ariko Kristo akavuga ngo abo bantu bose bagiye batatana, bajya bakoreshwa uburetwa batagombye gukoreshwa, abo ngabo Kristo arabakunda kandi yifuza kubagarura, akabagarura iwe, akabagarura mu rugo, akabagarura mu rugo rwe, kugira ngo abagire neza, kugira ngo ijambo rye rigwire mu mitima yabo, bavuga bati turi ubwoko bwatoranijwe, turi abana b'Imana. Abo bose Kristo arifuza kubagirira neza, arifuza kubatatanya, kubatarurukanya, akabashyira hamwe. Ntabwo ari ukubatatanya, ahubwo ni ukubatarurukanya, akongera akabumbira hamwe, bakongera bakiyumvamo iyo neza y'Imana. Niko ijambo ry'Imana muri iki gitondo ritubwira ngo abo bantu bose banjye bari hirya no hino, bamaze igihe mu bibazo by'uburyo butandukanye, bamaze igihe mu ntambara z'uburyo butandukanye, nzabagarura, nzabahamagara mu kivugizo, mbagarure, bongere babeho ubuzima babagaho bwiza, ubuzima bubazanira umunezero, ubuzima bubazanira ibyishimo, ubuzima bubazanira amahoro. Niko Uwiteka avugana nawe muri iki gitondo. Nawe ushobora kuba umaze igihe mu bibazo by'ubuzima, wibaza udafite ibisubizo byabyo, ndetse rwose ukanasenga. Niba uri umukristo ugasenga, ukavuga uti data, ndashaka ko iyi situwasiyo y'ubuzima uyirangiza, ariko ukabona ntabwo situwasiyo irangira, ukabona situwasiyo ahubwo irushaho gukomera, ukabona situwasiyo ntabwo ijyaho iherezo. Ariko Kristo akavugana nawe ati mwana wanjye, ndagukunda kandi ndaguhamagara vuba aha ngaha bidatinze, ndongera asubize ibintu ku murongo. Niko Uwiteka avugana nawe, niko Uwiteka avugana nanjye, avuga ati je vais normaliser la situation, ngiye kubishyira ku murongo, je vais le rendre à la normale, ngiye kongera kubisubiza uko byari bimeze, ngiye gukora offset, ngiye gukanda buto byongere bisubire ku murongo, byo gukomeza byescalatinga, bijya bikomeza kurushaho kuba bibi. Niko Uwiteka umwami wacu avugana natwe mu gitondo. Bazabana amahoro n'abana babo. Iyo urebye ibiri kuba nkaho nari mvuga muri za Gaza, ibitero biri kuba, nta mahoro, abantu bari mu majune, abantu bafite ibibazo bitandukanye, muri Israel nabo bafite ibibazo bitandukanye, bakaba amazi irabatera ibisasu, Israel nayo ikaransa ibindi bisasu, hagati aho abapfa ntabwo bose ari indwanyi, ava muri zino sa hapfa rezinosa batazi iyo biva n'iyo bijya, hapfa abana, hapfa abagore, hapfa abasaza, hapfa abantu batari ku rugamba badafite ikibazo. Abo rero nibo Kristo abwira muri kizono ngo namwe muri guterwaho intambara mutagizemo uruhare, hari igihe nzabaha amahoro, hari igihe abazarokoka, hari igihe nzabaha amahoro, nkabaha amahoro, nkabigarurira, nkabereka ko iyi si ari isi y'ibibazo, ariko genda umwami w'amahoro. Bazabana n'abana bo mu mahoro, kandi nzongera mbakure mu gihugu cya Egiputa, nzabakura mu gihugu barimo baboneramo akaga, nzabakura mu gihugu barimo baboneramo ibibazo, hanyuma bateranize kure muri Ashuri, maze mbageze mu gihugu cy'i Galeyadi n'i Lebanon, aho nabateguriye. Kandi nzabanyuzamo azanyura mu nyanja y'umubabaro, akubita imiraba yo mu nyanja imuhengeri. Ngo azanyura mu nyanja y'umubabaro. Kristo azanyura mu kibazo urimo, ntabwo azakirebera kure, azakinyuramo kugira ngo aturishe ibyo bintu byose ahibereye, aturishe izo ntambara, aturishe urwo ruvugo, aturishe ubwo bukene, aturishe iyo stress emotionnelle, aturishe buri kintu cyose gituma utabona amahoro, kugira ngo wowe yatoranije ubone amahoro. Umwami wacu Yesu Kristo atugirire neza. Hanyuma nanjye nzabaha gukomerera mu Uwiteka, nabo bazagendera mu izina rye.
niko Uwiteka avuga. Uwiteka aravugana nawe ati azaguha gukomerera mu mbaraga ze, azaguha gushikamira mu mbaraga ze, azaguha ibyiringiro utigeze ugira mu bihe bitambutse, kubera ko bene data ubuzima turimo mu isi ya none ni ubuzima budusaba kwihambira, ni ubuzima budusaba gukomera, ni ubuzima budusaba ko tuba dufite imbaraga z'umutima, rimwe na rimwe igihe zibura zikagabanuka, aho niho Kristo aza akatubwira mu ijambo nk'iki gitondo twumvise ngo nzabarembuza mugaruke. Ndabwira ngo bana banjye mwishwiragira, bana banjye mwijya kure, mutatane, oya nimuze hamwe mbajyane aho nabateguriye. Haleluya, mbajyane aho nabateguriye kuko harahari. Ntabwo Uwiteka turi abantu adafitiye umugambi, ntabwo turi abantu adafite ahantu heza agomba kudushyira, ntabwo yaturemeye kugira ngo tube mu buzima bubabaye iminsi yose, ahubwo aratubwira mu gitondo ngo bana banjye ndabizi situwasiyo yose munyuramo, ndayibona situwasiyo mumazemo igihe, nzabagarura rero, nzabagarura mbiyegereze, nzabagarura nongere mbashyire aho nagomba kubashyira, kugira ngo nturishe imiraba yose. Bazabanyuza mu nyanja y'umubabaro, azanyura mu nyanja y'umubabaro ayicyahe. Inyanja y'umubabaro umazemo igihe Kristo ayicyahe, inyanja y'umubabaro umazemo igihe Kristo ayiturishe, inyanja y'ibibazo by'ingutu bitandukanye bikugose, Uwiteka ayiturishe mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka abiturishe kuko abirusha amaboko, Uwiteka abiturishe kuko ni umunyembaraga, kandi aguha ibyiringiro, kandi wishimire muri we iminsi yo kubaho kwawe yose. Siko bizahora kubamutegereza, ntabwo tuzakomeza gukorwa n'isoni, ahubwo hari igihe natwe tuzahaguruka ku maguru yacu tukagenda twemye tuvuga ngo Uwiteka niwe mutabazi wacu. Uwiteka rero gutabare wowe ukeneye gutabarwa kwe muri iki gitondo, wowe ukeneye gutabarwa kwe muri ibi bihe urimo unyuramo bitakoroheye. Uwiteka aguhe gutabarwa kwe, kandi anyurane nawe muri iyo nyanja umubabaro, aturishe umubabaro wose, aturishe ibigeragezo byose, aturishe ibyenda gusumbiriza bikakurusha imbaraga, aturishe buri kimwe cyose gituma wumva umutima wawe udatekanye, yongere aguha amahoro, yongere aguha ibyiringiro, yongere aguhe ubusabane nawe, kugira ngo ongere kumva wamatanye nawe. Ugendane na Kristo rero, umugisha atanga ukubeho, umugisha atanga ugushyigikire, uguherekeze, igikundiro cye kikubeho, ubuntu bwe bukubeho, ukavaninge na feva ye, ugendane na feva ye mu izina rya Yesu Kristo, kandi igitinyiro cye cyinshi kibe kuri wowe iminsi yo kubaho kwawe yose. Reka dusenge. Nawe mwiza, turagushima cyane kuri umwami wacu, turagushima ko ujya utureba ukabona ahantu turi, ukabona uburyo ki turimo tubabara, ukabona uburyo ki turimo dushengurwa, ukabona ki intambara turwana mu buryo bugaragarira amaso, mu buryo buri fizike, ukabona zimwe zituza utazigizemo uruhare, zimwe zituza udafite icyo twazihinduraho, zikaza zikadusenya, zikadutwara ibyacu, zikadutwarira abacu, ariko udafite icyo dukora. Data ushimwe ko byose ubizi, ushimwe ko byose ubyemera. Ndakwinze Data kugira ngo abo ngabo bari muri iyo situwasiyo imeze gutyo, bari muri ako gahinda kameze gutyo, bari muri uwo mubabaro umeze gutyo, Data ubagirire neza. Ndakwinginze kugira ngo mu mbaraga zawe utange ihumure, utange amahoro, kandi uhoshe imiraba yose yo mu nyanja, kugira ngo ubwoko bwawe bwongere gutekana, ubwoko bwawe bwongere kugira imitima itekanye, imitima ihumurijwe nawe, imitima ifite ibyiringiro biri muri, kandi wongere usubize ubuzima normale. Bamaze igihe bari mu bihe biri abnormal, mu bihe biri unusual, mu bihe bidasanzwe, leta zidasanzwe, circonstancielles zidasanzwe. Ndakwinze Data kugira ngo abo bantu bose wongere ubasubize normale, bring them back to the normal, basubize ku buzima bari bamazemo igihe bwiza, basabana nawe, bafite ibihe byo gusenga, bafite ibyo kurya bihagije, bafite ibyo kwambara bihagije, badafite uburwayi, badafite ibibazo mu mitekerereze, mu mibereho, kugira ngo bongere kugira ituze bakeneye, kugira ngo ubusabane bwawe nabo burusheho kwaguka cyane. Ugendane natwe uyu munsi, ijambo ryawe ry'ibyiringiro ryongere Data gucengera imitima yacu, kandi buri muntu wese Data ubyumvise rimuzanire izindi mbaraga zo gukomera, rimuzanire ikindi gicu cy'ibyiringiro muri we, kandi yongere kurema umucyo w'itangaza, kugira ngo yongere kubona ubwiza bwawe atagushidikanya. Ugendane natwe rero, tugire neza, tuyoboreshe urwaniza bwawe muri byose, mu izina rikomeye rya Yesu Kristo twizeye, amen, amen. Ugendane na Yesu Kristo akunezeze. Ndashimira mwese mwakoze subscribe
kugira ngo tubashe gufatanya ubutumwa bwiza iyo twabishoboye, ko ntabwo ariko buri gihe tubishobora, igihe tugira intege nkeya, ariko abashobora kumva ubutumwa bwiza kuri ikiganiro cyacu Matin, Imana ibahe umugisha, namwe abagisangiza abavandimwe banyu, Imana ibahe umugisha, Yesu akomeze kubanezeza, mukamufatanya natwe kuvuga ubutumwa bwiza. Mugire umunsi mwiza.